Reka tubasuhuze kandi tubifurize kugubwa neza mwebwe abo tubana umunsi ku wundi kuri iyi channel SDARM Rwanda. Turagarutse muri studio tuje gucumbura cya cyigisho cyacu twatangiye ejo. Ndi kumwe na mwene data Aimable, reka mwakire abasuhuze maze dukomeze n'ingingo yacu y'uyu munsi. Ndabasuhuje, nitwa Nshimiyimana Aimable. Arakoze Nshimiyimana, reka tunamusabe asenge noneho dukomereze n'ingingo yacu y'uyu munsi. Karibu. Data twese uri mu ijuru dukunda, tugushimiye cyane ukuntu utugejeje muri akanya keza. Ibyanditswe byatugiye kwiga muri uyu mwanya turagusabye kugira ngo tuyobore, ikirutaho ijwi ryawe rivugira muri byo, utubashe kuritega amatwi no kuryumvira mu izina rya Yesu. Amen. Arakoze cyane Nshimiyimana, reka tumwakire adukomereze n'ingingo y'uyu munsi, ariko tubanze twibutse ko ejo twabonye ingingo yatweretse uko umuntu akiremwa yari ameze. Yari imbonera, yakorana ibyo gukiranuka bitamugoye, ariko amaze gucumura, amaze koshywa n'inzoka nk'uko mwene data yabitubwiye, amaze kugwa mu cyaha, aradebuka asigara ari imbohe y'ibyaha. Kandi ngo gukomeza kuba imbohe ya Satani iyo Imana idatabaye. Uyu munsi rero turakomeza kugenda twumva uburyo Imana yadutabaye. Tugiye kwiga ingingo itubwira ngo guhunga Imana. Reka twakire mwene data Aimable akomeze. Karibu. Warakoze cyane. Mu guhunga Imana rero wayihunze neza. Turebere mu Itangiriro 3:8 ugeze ku 10. Tugiye kureba uburyo Adamu na Eva igihe bamara babucumura, ikintu gikomeye cyane cyahise kibabaho. Babonye ibyo batari basanzwe bazi, ngo basanze bambaye ubusa. Mbere umwambaro wabo ntabwo ari imyenda twambara twebwe tukanayigura iduhenze, ukabura amafaranga rwose, hakavuka ibibazo ukajya kwima kugira ngo n'umwambaro. Bo bambaraga ubwiza bw'Imana nk'abamarayika, aho ukawambara ukanabuhaga ukabona ntukigezweho cyangwa ugacika n'undi cyangwa ugacika. Bo rero biyambariraga ubwiza bw'Imana nk'abamarayika. Bamaze gukora icyaha rero, bwa bwiza bw'Imana bavaho, bibona bambaye ubusa. Barangije biremera imyambaro, ubucocero mu by'imitini bari bambaye. Guhanga Imana rero si uko bari bambaye ubusa. Tugiye kubisesengura muri iyi ngingo. Nubwo Adamu ariko abwiye Imana ariko yarabeshyaga ngo numvise ngo nambaye ubusa ngo njya kwihisha, ugiye kudusomera. Ariko mu by'ukuri bari bambaye. Nabe cyari kubatera guhunga Imana. Tugiye kureba impamvu yatumye bahunga Imana muri ino ngingo y'uyu munsi, tukanayisoza kuko niyo mpamvu nyamukuru twifuje kwigana kuri uyu munsi, kugira ngo turebe niba natwe tujya tugwa muri iryo kosa. Wadusomera? Itangiriro 3:8 kugeza 10 aratubwira ngo bumva imirindi y'Uwiteka Imana igendagenda muri ya ngobyi mu mafu ya nimunsi. Wa mugabo n'umugore we bihisha hagati y'ibiti byo muri iyo ngobyi amaso y'Uwiteka Imana. Uwiteka Imana ihamagara uwo mugabo iramubaza iti, uri he? Arayisubiza ati, numvise imirindi yawe muri iyi ngobyi, ntinyishwa nuko nambaye ubusa ndihisha. Numvise ukuntu Adamu yabwiye Imana. Imana yaramuhamagaye iti, Adamu we uri he? Arangije arisobanura ati, numvise ijwi ryawe, numvise imirindi yawe, nuko ntinyishwa nuko nambaye ubusa maze ndihisha. Ariko se ko iyo mpamvu kwari ukuri? Iyo kuza kuba ukuri, ntabwo Adamu na Eva bari kwiremera imyambaro. Kwiremera imyambaro kwabo nyine bahishe isoni bw'ubwambere bwabo. Ariko yatanze impamvu ngo niko nuko nambaye ubusa ndihisha. Tugiye kureba ni ukubera iki Adamu yihisha Imana. Ese yihisha Imana bitewe n'iki? Muri iki gihe se bwo bimeze bite? Iyo usamye aya magambo mu mugana ya Sefari 17 na 18, amagambo ari munsi y'ikibazo cya B aravuga ngo mu mimerere ye ikarangwamo icyaha, umuntu agiranaga umusabano unejeje n'uwo ubutunzi bwose bw'ubwenge no kumenya bwahishwemo. Murumva ko ahangaha uko Adamu na Eva bari basanzwe basabana n'Imana byarahindutse. Kuko numva ngeso mujye muri birava ngumvise imirindi y'Uwiteka baririsha. Ntabwo Imana igira imirindi nk'iyayo ngo umve ibirenge by'Imana. Ahubwo bo bari basanzwe bamenyeranye no gusabana nayo. Noneho uko gusabana nayo kugeraho kuvaho kubera icyaha,
bituma noneho bumva ijwi ry'Imana mu mutimanama wabo, barangije ntibaryitaho. Ubu ngubu iki gihe natwe tubaho, uko umuntu abanaga n'Imana, uko umuntu asabanaga n'Imana, uko umuntu yumviraga inama z'Imana byanditswe byera n'umwuka w'ubuhanuzi, iyo bihindutse ntabwo uri urwitwazo. Urwitwazo rwose urugo cyane nkamuvuga uti ni ukubera akazi, buriya Adamu atazize impamvu itari ukuri ngo nari nambaye ubusa, kandi yari ibicocero, imyambaro y'umutini, mu bibabi by'umutini yari yambaye. yabonye yambaye ubusa arabyiremera. Arabyiremera, abona imyambaro arambara. arangije atanga urwitwazo ati nanambaye ubusa ndakwihisha. Dutanga urwitwazo rwo kudasabana n'Imana, kwiga ibyanditswe byera no gusenga nk'uko warangiza akamenyero. Iyo bivuye ugasubira inyuma bacika intege, ntubura inzitwazo. Ariko se buriya Adamu njye ntekereza ko yari afite impamvu yumvikana, kubera ko ibyo bicocoro yari yambaye ntabwo ari wo mwambaro yari yambaye. Nubwo tuvuge uyu munsi wambaye neza, wambaye ikote, ufite agakaruvati umeze neza, noneho ugize utya ukagenda ukabona iyo myenda barayikwibye, ugatoragura nk'icyenda hariya muri fose ukacyambara, watinyuka se kujya mu bantu? Ntiwaba ufite isoni? Ngero ntekereza ko buriya Adamu nyine yagize ikibazo, nubwo n'isoni zabimuteye, kuko n'icyo yari yambaye ntabwo nyine cyari umwambaro we wari wagiye. Noneho aratinya, abona ntiyahinguka imbere y'Imana. Nakunjye ngo umusore zabimuteye, Imana yemeye iyo mpamvu nirangire imuremera umwambaro mu ruhu rw'intama. None tugiye kureba koko uwo mwambaro Imana yamuremeye. Aha none ko iyo mpamvu yabeshyaga, agiye kubaza n'umugore. None se Adamu yambaye gusa wenyine? N'umugore yari yambaye gusa. Ariko we ntabwo ari mpamvu yabuze. We ngwera ngo iki? Umugore we yanguze biki? Ibyo ngibyo tugiye kuzabireba wenda ku ngingo y'ejo, ukuntu umugore we yasubije n'uburyo baje kucyitwara muri icyo kibazo, ariko kadubera kuri mwambaro. Ubundi kukuremera ibicocero bisobanuye iki? Bisobanuye iki? Ko tubona muri Yesaya 64 havuga ngo iki? Nibyo cyanditse bo byose rimeze nk'ubucocero buriho ibizinga, ubushwambagara. Yesaya 64 mu wa 6. Tuko wenda abadukurikiye nasoma ko bahumvise nkavuga ukuntu bavuga no kubahumvise, ariko ndagira ngo tubwire abantu ese ubucocero n'ubushwambagara mu by'umwuka yivuze iki, kugira ngo dusoze ino ngingo twe kuyivaho abantu batumvise neza umuhunga Imana icyo ari cyo. Buriya buhunga Imana n'ubu Adamu ngo yari afite isoni koko, ariko nanone ikintu gikomeye cyane gikuye mu guhunga Imana ni ikihe? Hasome wenda bahumve Yesaya 64 mu wa 6. Nta wambaza izina ryawe, nta wibatura ngo mu wa 6. Komeza nta kibazo ni kwavuga. Ndari kumva panu nkamuhaye ubaka karvo byakumvikana neza, kuko twese twahindutse abanduye, kandi n'ibyo twakiranutse byose bimeze nk'ubushwambagara bufite ibizinga. Twese turaba nk'ibibabi, kandi gukiranirwa kwacu kudutwara nk'umuyaga. Naho ngaho rwose nashahanga. Murumva ko icyanuka kwacu ngo kumeze nk'iki? Nk'ubushwambagara. Kumeze nk'ubushwambagara. Kumeze nk'ubushwambagara rwose. Bivuze ngo nuko twihangiye mu cyanuka twishatsemo, guturutse ku mirimo, ku mihango y'itorero, ndetse kunaturutse ku byo umuntu akoze agira ngo ari kwigira mwiza, ariko imbere y'Imana bikaboneka nk'aya myambaro ya Adamu iremwe mu mababi y'imitima. Niyo mpamvu yagize isoni. Niyo bagize isoni rwose mu buryo bufatika. Sinzi wenda niba hari icyo uko ugize yakongeraho tukabona guta twimuka tukava kuri iyi. Murakoze cyane Emma, guhunga Imana. Adamu yahuze Imana, twagiye tubona bakunze ku mwene data yadusobanuriye cyane impamvu yatumye ahunga Imana. Yakoze icyaha gituma umwambaro yari yambaye rwose umukugwaho.
yiremera ibicocero. Hano rero twabonye ko natwe burya tujya twiremera ibicocero, kandi ibicocero burya ntacyo byadufasha mu maso y'Imana. Nimusoma neza, abakunda gusoma Bibiliya muzasome Daniyeli, musome Yohana, musome Yesaya n'abandi bantu bagiye babaho bakabona Imana, bakabona ubwiza bwayo. Bibiliya iravuga ngo bikubitaga hasi, ndetse Daniyeli we byaravuze ngo ubwiza bwe bwamuhindukiye nk'ububore, kandi abo bari abakiranutsi. Noneho rero ngaho irebe, jyewe nawe tumeze dute? Ku buryo imbere y'ubwiza bw'Imana twaba tumeze dute? Rero dusaba Imana kugira ngo tuzabibona mu byigisho bikomeza, dusaba Imana kugira ngo twambare Kristo, kuko nitwambara Kristo, nituba muri Kristo, Kristo niwe udacirwaho iteka, niwe utamwara imbere ya se, ahubwo twishemerewe kugira ngo adafirika. Uwiteka abahire rero kandi abahe umugisha, mukomeze kuryoherwa n'ibi byigisho mu izina rya Yesu. Amen.